Ni mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kigarama hubatswe ikigo cyangwa se ni ishuri ry'abakongomani ryubatswe mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ishuri ryubatswe ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kukuwaza Bank. Uyu ni umwe mu bahoze bayobora icyitwaga Zaire, bahoze bayobora icyitwaga Zaire ariyo Kongo y'ubu ngubu, Kongo yowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Iri shuri ryaje kubakwa ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda cyangwa se ku mubano mwiza leta y'u Rwanda na leta ya Kongo cyangwa se ya Zaire. Icyo gihe umubano mwiza wari uriho, ndetse hano muri Gikondo ngira ngo haje kuba n'ibikorwa byinshi by'abakongomani. Utembera hano hirya hari quartier bita Kanzayire. Impamvu bayise Kanzayire ni hamwe mu gice cyangwa se ahantu mu Rwanda hatuye abakongomani benshi cyane. Nungu muri Gikondo yutembereye niho hantu usanga abakongomani benshi cyane muri iki gihugu. Naje hano rero kubera ko ngira ngo abankurikiye murabona ko aya ni amarembo arafunguye. Ni amarembo y'ishuri rya Ecole Zairoise. Ni ishuri naje kumenya makuru yaryo ryigamo abanyeshuri basaga 2000. Barasaga 2000 ko imibare nyayo ntabwo nyifite, ariko iyo mvuze ngo basaga 2000 imibare ishobora kuba iri hejuru. Ni ishuri rifite maternelle, rifite primaire, rikagira ndetse na secondaire. Iri shuri rero ryigamo mu by'ukuri abantu batandukanye, abakongomani, abanyarwanda, abantu b'ingeri zose barahiga. Ngira ngo murabona ko umutekano umeze neza. Umutekano umeze neza, nta kibazo gihari, na uhohoterwa mu gihe ibindi bikorwa byagiye bifungwa. Ambasade y'u Rwanda ejo bundi ngira ngo hari ibyafunzwe. U Rwanda ntabwo rwigeze rufunga ambasade y'abakongomani i Kigali, ariko bamwe mu bakozi bahoze bakorera nyine ambasade ya Kongo mu Rwanda ngira ngo hari abatumijweho i Kinshasa. Sinekereza ko ubu ngubu hari nitugira umwanya naho tuzahajya, ariko icyo twaje kwerekana mu by'ukuri, twaje kwerekana ishusho nyakuri y'ibyo abantu bibaza. Abantu baribaza ngo umutekano w'umukongomani mu Rwanda uyu munsi uhagaze gute. Nanjye njanga mu rwego rwo guhamya ko umutekano w'umukongomani, uretse umukongomani n'undi munyamahanga wari wese uri ku butaka bw'u Rwanda, umutekano urarinzwe nta kibazo. Uko umutekano w'abanyarwanda urinzwe, ni nako n'umutekano w'abanyamahanga mu Rwanda urinzwe. Ibikorwa by'abanyamahanga u Rwanda ntabwo rubiheza. Ngira ngo ibingibi birashingira kuri ibingibi muri kubona hano inyuma yanjye. Murabona ko abana b'abanyeshuri twatekereza ko ejo bundi hari inkuru zacecekanye zivuga ko bimwe mu bice umutwe wa M23 wamaze gufata, ndavuga Goma, ndavuga Bukavu, za Lubero, za Masisi n'ahandi, ko abakongomani babayeho mu iterabwoba, ndetse n'abari mu Rwanda ngo babayeho mu iterabwoba bameze nk'imbohe. Ariko mu by'ukuri siko biri, kuko bafite freedom n'ikimenyimenyi n'ibikorwa byabo bigikora. Ishuri ry'abakongomani rero natangibwa ko ni ishuri maze igihe kinini, ryigishije abanyarwanda, ryigisha abakongomani, ryigishije abanyamahanga. Ubu ni ishuri rikora, ngira ngo murereba hano hepfo amarembo arafunguye. Amarembo ngira ngo namataha abana bari gutaha arafunguye. Aha ngaha twahageze abana bari gutaha. Aba bana mu by'ukuri nk'uko leta ya Kongo yagiye igenda bivuga kenshi ko abakongomani bari mu Rwanda basa nk'ababoshywe, twaje hano mu rwego rwo kwerekana ko iri shuri nta musirikare uri hano, nta mupolisi urinze gate hano, ngo nta mirwano ihari. Ni ukuvuga ngo iyo abana bari kwiga, umwana agasohoka mu kigo avuye mu ishuri agataha ku mahoro, ubishoboye agatega imodoka ye mu mahoro agataha mu rugo, nawe umuhohotera. Urumva? Ahubwo tukibaza ngo kuki twebwe ibi ngibi. Ariko nanone hari ababyibaza bakavuga ngo u Rwanda bakura he uyu mutima, abanyarwanda bakura he uyu mutima. Twe ni ibintu twonse, ni ibintu twonse mu mashereka y'ababyeyi bacu, ni ibintu twonse mu muco w'igihugu cyacu, ni ibintu twonse mu ndangagaciro z'umunyarwanda. Umunyarwanda hari ku isi hose cyangwa se ariho hose yigishwa kutabangamira ikiremwa muntu kindi. Ngira ngo freedom buri wese arayifite. Hano
ndagira ngo mbamenyeshe cyangwa se mbabwire ko uko umunyarwanda ashobora gutembera amasaha 28 kuri 28 mu gihugu acungiwe umutekano, ni nako n'umutekano w'umukongomani urinzwe amasaha 28 kuri 28. Ubwo rero bari muri Kongo nibo ndi kubwira cyane cyane ko aribo batubajije bavuga ati ariko se koko abana bacu Kinshasa bariga cyangwa abana bacu Kigali bari kwiga? Bitandukanye n'uburyo abanyarwanda muri Kongo baba bari kwishisha bafite ubwoba bavuga ngo ntabwo buri buke nituzi ko biza kugenda. Urumva kubera ko umunyarwanda muri Kongo ngira ngo barasahuwe imitungo y'abanyarwanda, ngira ngo byarakozwe Bukavu, abanyarwanda basahurirwa imitungo, abandi baricwa ndetse bamwe ngira ngo bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku kuba u Rwanda nyine bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe biswe za maneko za RDF, bamwe biswe abakozi ba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyo byose umunyarwanda yakorewe ihohoterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunabwire abakongomani ko abari mu Rwanda bakwiye kumva ko bakwiye ko batuje, bitandukanye n'iby'ubutegetsi bwabo bubashyiramo. Barabashyiramo iki? Ni ingengabitekerezo, ni amacakubiri, no gufata imiryango bakayitwika. Natangiye kumva naho bageraho biyambura umuntu. Uzi gufata umuntu mugenzi wawe ukamwotsa ukamurya? Murumva aho bigeze? Ibyo byarabaye nabyo. Ibyo byarabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu barariwe ku mugaragaro. Ibaza ikiremwa muntu wowe uri kurya mugenzi wawe. Ubwo rero ikintu cyanzanye ahangaha nyine nta kindi, ni ukugira ngo tumare impungenge abatekerezaga ko umutekano w'abakongomani mu Rwanda utifashe neza, abatekerezaga ko ishuri ry'abakongomani ryashinzwe mu myaka irenga za 40. Ahangaha narahize muri maternelle ngewe. Warahize? Narahize. Ubu ibintu by'uruswahili urabizi neza? Kiswahili najua sana. Najua na nafahamu Kiswahili, naongea Kiswahili. Uretse ko si Igiswahili hano bigisha n'Igifaransa, kandi Igifaransa cyiza cyane. Ni ishuri ryafasha abanyarwanda. Ni nabyo nakubwiye ngo igikorwa nk'iki ngiki, investment nk'iyi ngiyi ntabwo yagakwiye kuba, twe ntabwo dufite umuco wo gufata ikintu cyubatswe ukacyangiza. Urumva ubwo bwenge aho abantu baba bageze. Ufashe ambasade wenda ejo n'ejo bundi Reka ngusuze cyane mwifurize ibihe byiza, kugubwa neza wo kunda Iris TV Rwanda. Ndizera ko umeze fresh. Nsuza abantu bose ngomba mvuga impande zitandukanye z'igihugu cyacu, ariko nanone by'umwihariko abadukunda bari muri diaspora. Mwese kabisa ibitekerezo turabibona, supports ndetse share, likes, comments. Nagira ngo rero mbakirire umugabo witwa Jacques Manirahari. N'umuntu mushya, ni umuntu wiyongere mu muryango mugari wa Iris TV, mugiye kujya mubana mu busesenguzi butandukanye. Ndamwakiriye turakwakiriye mu muryango mugari wa Iris TV. Blaise urakoze cyane. Meze sawa? Meze bon, ndashima Imana, alhamdulillah. Amina. Umunsi mwiza rero bwo kuba Islam, igisibo cyiza. Uyu munsi igisibo cyatangiye, tuvuge ngo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, aho muherere hirya no hino ku isi. By'umwihariko ku bakunzi ba Iris TV. Iris TV ni umwanya mwiza wo kugira ngo nanone ngaragare kuri isheni dukora ubusesenguzi butandukanye ku banyarwanda, ndetse hari abagiye batwandikira muri comment nagiye mbona, hari abantu bagiye batwandikira batoza ibintu byinshi ngo ariko mukora ubusesenguzi, mufite abantu bakora ubusesenguzi. Uyu munsi rero ndi hano kugira ngo njye mbagezaho rimwe na rimwe ibyifuzo. Ikintu sinzi neza ikintu warumbaje mu mwanya, ariko urambaje ngo uyu munsi uretse ko hari iminsi myinshi iri kwitegura, niye mpamvu naje ahangaha. Ahantu uhagaze ku kiwahisemo ko tukwakirira hano ni byinshi, njyewe ndabizi, ariko abakunzi ba Iris TV uhagaze hano Igikondo, navuga ko ari kuri aho hazwi nka Ecole Zailaz. Ni hamwe mu hantu heza, navuga ko ni mu mihanda myiza, ngira ngo abantu barabibona amamodoka aracaho, ariko by'umwihariko Jacques uyu munsi kucyo tuzanye hano. Ngira ngo Blaise nibyo koko urakoze cyane. Ikintu kinzanye hano uyu munsi, abakunzi ba Iris TV bakunze kwibaza ngo cyane cyane abo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
muzi ikibazo kimaze iminsi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umwuka ntabwo umeze neza, bishingiye cyane cyane ku birego cyangwa se ibyo iki gihugu cya Kongo kigenda gishinja u Rwanda, kivuga ko ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Kongo, kivuga ko u Rwanda rwagiye gufasha umutwe wa M23 FC M23. Ni ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda ruhakana, ndetse benshi baruganga ngo umutekano w'abanyarwanda, umutekano w'abakongomani bari mu Rwanda se uhagaze gute? Tuzi ibikorwa by'ihohoterwa byabaye mu mijyi irimo nka Goma, Bukavu, za Masisi n'ahandi hose, aho abanyarwanda bagiye bibasirwa cyane bakanahohoterwa. Aba rero mu mujyi wa Goma batwandikiye baratubaje, ariko mu Rwanda hari ibikorwa by'abakongomani birimo amashuri yabo, harimo amambasade yabo. Ngira ngo nka ambasade y'u Rwanda Kinshasa, muzi ibintu byabaye ejo bundi, habaye imyigaragambyo yaratwitswe. Ibyo rero biza gutuma abanyarwanda ba muri Kongo cyangwa se abanyamahanga ba muri Kongo, abakongomani bavuga ngo ariko ubundi mu Rwanda umutekano koko urahari. Ikintu kinzanyanga rero ngira ngo Blaise nk'uko wari ubimbajije nta kindi, ni ukubaha ishusho y'ubuzima bw'umukongomani mu Rwanda, ishusho y'ibikorwa by'abakongomani uko bihagaze. Nk'ubu ahamagaze, benshi bashobora kwibaza ngo kuki waje ahangaha. Ahamagaze ni mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kigarama, hubatswe ikigo cyangwa se ni ishuri ry'abakongomani ryubatswe mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ni ishuri ryubatswe ku butegetsi bwa Mobutu Sese Seko Kukuwaza Bank. Uyu ni umwe mu bahoze bayobora icyitwaga Zaire, bahoze bayobora icyitwaga Zaire, ariyo Kongo y'ubu ngubu, Kongo yowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Iri shuri ryaje kubakwa ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda, cyangwa se ku mubano mwiza leta y'u Rwanda na leta ya Kongo cyangwa se ya Zaire. Icyo gihe umubano mwiza wari uriho, ndetse hano muri Gikondo ngira ngo haje kuba n'ibikorwa byinshi by'abakongomani. Utembera hano hirya hari quartier bita Kanzayire. Impamvu bayise Kanzayire ni hamwe mu gice cyangwa se ahantu mu Rwanda hatuye abakongomani benshi cyane. Nungu muri Gikondo yutembereye niho hantu usanga abakongomani benshi cyane muri iki gihugu. Naje hano rero kubera ko ngira ngo abankurikiye murabona ko aya ni amarembo arafunguye. Ni amarembo y'ishuri rya Ecole Zairoise. Ni ishuri naje kumenya amakuru yaryo, ryigamo abanyeshuri basaga 2000. Barasaga 2000 ko imibare nyayo ntabwo nyifite, ariko iyo mvuze ngo basaga 2000 imibare ishobora kuba iri hejuru. Ni ishuri rifite maternelle, rifite primaire, rikagira ndetse na secondaire. Iri shuri rero ryigamo mu by'ukuri abantu batandukanye, abakongomani, abanyarwanda, abantu b'ingeri zose barahiga. Ngira ngo murabona ko umutekano umeze neza. Umutekano umeze neza, nta kibazo gihari, na uhohoterwa mu gihe ibindi bikorwa byagiye bifungwa. Ambasade y'u Rwanda ejo bundi ngira ngo hari ibyafunzwe. U Rwanda ntabwo rwigeze rufunga ambasade y'abakongomani i Kigali, ariko bamwe mu bakozi bahoze bakorera nyine ambasade ya Kongo mu Rwanda ngira ngo hari abatumijweho i Kinshasa. Sinekereza ko ubu ngubu hari nitugira umwanya naho tuzahajya, ariko icyo twaje kwerekana mu by'ukuri, twaje kwerekana ishusho nyakuri y'ibyo abantu bibaza. Abantu baribaza ngo umutekano w'umukongomani mu Rwanda uyu munsi uhagaze gute? Nanjye njanga mu rwego rwo guhamya ko umutekano w'umukongomani, uretse umukongomani n'undi munyamahanga wari wese uri ku butaka bw'u Rwanda, umutekano urarinzwe nta kibazo. Uko umutekano w'abanyarwanda urinzwe, ni nako n'umutekano w'abanyamahanga mu Rwanda urinzwe. Ibikorwa by'abanyamahanga u Rwanda ntabwo rubiheza. Ngira ngo ibingibi birashingira kuri ibingibi muri kubona hano inyuma yanjye. Murabona ko abana b'abanyeshuri, twatekereza ko ejo bundi hari inkuru zacecekanye zivuga ko bimwe mu bice umutwe wa M23 wamaze gufata, ndavuga Goma, ndavuga Bukavu, za Lubero, za Masisi n'ahandi, ko abakongomani babayeho mu iterabwoba, ndetse n'abari mu Rwanda ngo babayeho mu iterabwoba bameze nk'imbohe. Ariko mu by'ukuri siko biri, kuko bafite freedom n'ikimenyimenyi n'ibikorwa byabo bigikora. Ishuri ry'abakongomani rero natangiye mvuga ko ni ishuri maze igihe kinini, ni ishuri maze igihe kinini
ryigishije abanyarwanda, ryigisha abakongomani, ryigishije abanyamahanga. Ubu ni ishuri rikora, ngira ngo murereba hano hepfo amarembo arafunguye. Amarembo ngira ngo namataha abana bari gutaha. Arafunguye. Aha ngaha twahageze abana bari gutaha. Aba bana mu by'ukuri nk'uko leta ya Kongo yagiye igenda bivuga kenshi ko abakongomani bari mu Rwanda basa nk'ababoshywe, twaje hano mu rwego rwo kwerekana ko iri shuri nta musirikare uri hano, nta mupolisi urinze gate hano, ngo nta mirwano ihari. Nta mirwano ihari. Ni ukuvuga ngo iyo abana bari kwiga, umwana agasohoka mu kigo avuye mu ishuri agataha ku mahoro, ubishoboye agatega imodoka ye mu mahoro agataha mu rugo, nawe umuhohotera, urumva? Ahubwo tukibaza ngo kuki twebwe ibi ngibi, ariko nanone hari ababyibaza bakavuga ngo u Rwanda bakura he uyu mutima, abanyarwanda bakura he uyu mutima? Twe ni ibintu twonse, ni ibintu twonse mu mashereka y'ababyeyi bacu, ni ibintu twonse mu muco w'igihugu cyacu, ni ibintu twonse mu ndangagaciro z'umunyarwanda. Umunyarwanda ari ku isi hose cyangwa se ariho hose yigishwa kutabangamira ikiremwa muntu kindi. Ngira ngo freedom buri wese arayifite. Hano ndagira ngo mbamenyeshe cyangwa se mbabwire ko uko umunyarwanda ashobora gutembera amasaha 28 kuri 28 mu gihugu acungiwe umutekano, ni nako n'umutekano w'umukongomani urinzwe amasaha 28 kuri 28. Ubwo rero bari muri Kongo nibo ndi kubwira cyane cyane ko aribo batubajije bavuga ati ariko se koko abana bacu Kinshasa bariga cyangwa abana bacu Kigali bari kwiga? Bitandukanye n'uburyo abanyarwanda muri Kongo baba bari kwishisha, bafite ubwoba, bavuga ngo ntabwo buri buke nituzi ko biza kugenda, urumva? Kubera ko umunyarwanda muri Kongo ngira ngo barasahuwe imitungo y'abanyarwanda, ngira ngo byarakozwe Bukavu, abanyarwanda basahurirwa imitungo, abandi baricwa, ndetse bamwe ngira ngo bagiye bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku kuba u Rwanda nyine bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Bamwe biswe za maneko za RDF, bamwe biswe abakozi ba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ibyo byose umunyarwanda yakorewe ihohoterwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tunabwire abakongomani ko abari mu Rwanda bakwiye kumva ko bakwiye kuba batuje, bitandukanye n'iby'ubutegetsi bwabo bubashyiramo. Barabashyiramo iki? Ni ingengabitekerezo, ni amacakubiri, no gufata imiryango bakayitwika. Natangiye kumva naho bageraho biyambura ubumuntu. Uzi gufata umuntu mugenzi wawe ukamwotsa ukamurya? Murumva aho bigeze? Ibyo byarabaye nabyo. Ibyo byarabaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu barariwe ku mugaragaro. Ibaza ikiremwa muntu wowe uri kurya mugenzi wawe. Ubwo rero ikintu cyanzanye ahangaha nyine nta kindi, ni ukugira ngo tumare impungenge abatekerezaga ko umutekano w'abakongomani mu Rwanda utifashe neza, abatekerezaga ko ishuri ry'abakongomani ryashinzwe mu myaka irenga za 40. Ahangaha narahize muri maternelle ngewe. Warahize? Narahize. Ubu ibintu by'uruswahili urabizi neza? Kiswahili najua sana. Najua na nafahamu Kiswahili, naongea Kiswahili. Uretse ko si Igiswahili hano bigisha n'Igifaransa, kandi Igifaransa cyiza cyane. Ni ishuri ryafasha abanyarwanda. Ni nabyo nakubwiye ngo igikorwa nk'iki ngiki, investment nk'iyi ngiyi, ntabwo yagakwiye kuba. Twe ntabwo dufite umuco gufata ikintu cyubatswe ukacyangiza. Urumva ubwo bwenge aho abantu baba bageze. Ufashe ambasade, wenda ejo nejo bundi iyo ambasade umutekano uzongera ugaruke, ibihugu bizagana binyuze mu nzira ya diplomasi, bongere baganire. Ariko se kujya gusana ibyangijwe bizagenda gusa? Iyi ambasade ntabwo yakongera kwiyubaka, biragoye. Niyo yaramuka yubatswe, nkeka ko hari byinshi byagenderamo cyane. Nta mafaranga nyine n'investisoma. Yego, n'investisoma. Ikindi ni cyizere, kongera kumva ko ugiye kubaka ibintu. Burya iyo ambasade, ubundi gutwika ambasade cyangwa se igikorwa remezo cy'ikindi gihugu, iyo uri muri ambasade, tugenga ambasade y'u Rwanda yatwitswe i Kinshasa, na aggressive, nuko ngo batatse u Rwanda, nuko ataka u Rwanda. Kuko iyo ungiye muri ambasade, uri muri ambasade
tuvuge ndamutse nkandagiye muri ambasade y'Abanyamerika ku Kacyiru nkayinjiramo, icyo gihe mbarwa nk'umuturage uri ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urumva? Ibyo rero abakongomani baranabyirengagiza, bakirengagiza ko kubana neza n'abandi ari ikintu cy'ingenzi, bakumva ko uburakari bwabo baza kubutura mu kwangiza ibikorwa remezo. Yego, ni ikintu twebwe tudashobora gusanga umuco w'Abanyarwanda. Urabona ari iki? Wowe comments watangiye utubwira ko zasabaga n'ubundi ko babaganiriza ku bijyanye n'ibikorwa by'u Rwanda biri kwangizwa ubwo n'abakunzi ba Iris TV, ariko by'umwihariko wowe nka Jacques tujye kujya tubana muri ibi bikorwa, uzajya ugerageza ugenda utwereka ibintu bitandukanye, ariko wowe nka Jacques niki wifuza cyangwa se niki wasaba n'ubuyobozi bwa Kongo cya population yaba yumva n'ikinyarwanda ariko ari abakongomani bari hari? Icyo nasaba mu by'ukuri ni ikintu kijyanye n'umutekano, kandi ibihugu n'ubundi bigakomeza kuganira mu buryo bwa diplomasi, nk'uko Leta y'u Rwanda n'ubundi yakomeje kugenda ibigaragariza amahanga, igaragaza ko intambara ubwazo zidashobora kugira icyo zikemura, kuba kwangiza ibikorwa remezo ugatwika ibintu. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo bizazana amahoro mu karere, si byo bizazanira abakongomani amahoro, ahubwo ku ruhande rwa leta z'ibihugu byombi, ndavuga Leta y'u Rwanda na Leta ya Kongo, kuba bakwicara nk'uko u Rwanda rero rubisaba ati twe turiteguye kwicara ku meza y'ibiganiro, tuganire turebe icyagarura amahoro, kuko burya my friend, intambara irasenya ntabwo yubaka. Intambara irasenya ntabwo yubaka. Reka tubanze tunarebe inzirakarengane zimaze kugwa mu mirwano kubera kutumva ibintu kimwe, kubera kudashyira hamwe, kubera kuba abantu badashobora kuganira, kubera kumva ko ushobora kwimika ingengabitekerezo ya jenoside cyangwa se izindi ngengabitekerezo zo kuba wahemuka ibintu bidafite umumaro. Noneho reka nanakubwira ko u Rwanda rwo ni igihugu kiri open ku bantu bose. Ngira ngo abasura u Rwanda nibo bonyine bashobora kuba abatangabuhamya nyuma y'uko hari abarusebya buri wese, ariko nanone arusebya mu nyungu ze n'abanga u Rwanda bafite impamvu barwanga, urumva. Ariko nk'abanyarwanda nibo perezida avuga ati twebwe igihugu cyacu tuzakomeza kukirinda, ntabwo tuzarinda abanyarwanda gusa ahubwo tuzarinda n'abari mu Rwanda. Abari mu Rwanda rero abakongomani, harimo abanyasudani, harimo abanyamerika, harimo abazungu, harimo ingeri zitandukanye. U Rwanda, Leta y'u Rwanda ifite inshingano zo kurinda buri muntu wese uri ku butaka bw'u Rwanda. Icyo nasaba rero ngiye ku giti cyanjye nuko koko mu by'ukuri intambara zirasenye n'izubaka. Nta kintu na kimwe gishobora gufasha abanyarwanda, nta kintu na kimwe gishobora gufasha abakongomani mu gihe hatabayeho ibiganiro, hatabayeho kwicara, hatabayeho kubwizanya ukuri, realite y'ikibazo. U Rwanda rwakomeje kugenda runashinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira uruhare mu gutera inkunga umutwe wa FDLR, Uyu ni umutwe wagize uruhare, wakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Kuva icyo gihe uyu mutwe winjiye mu burasirazuba bwa Kongo. Reka none nakubwira kugira ngo ibikorwa nk'ibi ngibi twavugaga ishuri nk'iri ngiri ryubakwe, nuko muri iyo myaka abaturage b'abakongomani n'abaturage b'u Rwanda bari bafitanye umubano mwiza, ariko ibintu byaje kwangirika aho intera hamwe n'abajenosideri bahawe ubuhungiro bajya muri Kongo, batangira kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside, batangira kurebera abantu muri yandorerwamo yo kureba ngo uyu muntu asa gute, uyu muntu areshya gute, batangira kuvuga ngo uyu muntu uyu nguyu uri ahangaha. Bamwe batsinzwe, bantu bakoze jenoside ahangaha nibo batangiye kujya hariya, batangira kuvuga ngo abasi bene wanyu, aba ni abanyarwanda baje kubatwarira ubutaka. Ngira ngo Leta ya Kongo ejo Antoine Felix Tshisekedi niwe agaragazaga uburyo intego y'intambara u Rwanda rurwana muri Kongo, ibyo yavuze ngo u Rwanda rurwana muri Kongo ngo nuko u Rwanda rushaka gufata ubutaka bwa Kongo. Ntabwo u Rwanda rugamije kwigarura ubutaka bw'ikindi gihugu. U Rwanda icyo rukora ni ukurinda ubusugire n'imipaka n'imbibi z'igihugu n'abanyarwanda muri rusange. Rero ibibera muri Kongo ntaho bihuriye. Ibyo abakongomani bavuga ko abakongomani rimwe na rimwe mu Rwanda bahohoterwa, ntawe ndabyumva mu myaka mbayangaha. Hano hirya ni muri Kanzayire, nabikubwiye. Abakongomani umutekano wabo uramutse ubaye utameze neza, ntabwo babyuka ngo baze mu ishuri nk'iri ngiri baze kwiga, ntabwo byakunda. Ntabwo babacingiye umutekano. Uramutse neza waje kwinjira muri iki kigo
nta hantu bigaragara ko nibura hari n'ikirahuri cyaba cyaramenetse, nta hantu byigeze bigaragara umunyarwanda yakoze imyigaragambyo yaje ahangaha kwamagana cyangwa se kwangiza ibikorwa remezo. U Rwanda icyo rushaka ni ukubaka, ni ukubana neza n'abandi, tukabana neza n'abandi mu mahoro. Ngira ngo rero Kongo yagiye ishinja ibintu byinshi u Rwanda, ariko wenda sinzi byinshi noneho byatangiye no kwigaragaza. Reka tunagaruke no kuri iyi nkuru twavugaga ahanga, ariko nanone tubisanishe, kuko iyo uvuze kuri iki gihugu twumva ibintu byinshi cyane. Twumvamo umutekano utari mwiza, umutekano wagiye ushinjwa u Rwanda rwagiye rwerekana kenshi ko rubangamiwe n'abashaka kuruhungabanyiriza umutekano, rubangamiwe na FDLR. Uyu munsi ngira ngo mu gitondo Brigadier General Gakwerere ni umwe mu bari abanyamabanga b'umutwe wa FDLR wafashwe na M23 ubwo M23 yarwaniraga mu mujyi wa Goma. Uyu nguyu akaba yashyikirijwe inzego z'umutekano y'u Rwanda. Ni ibintu u Rwanda rwakomeje kugenda rugaragaza kenshi ruvuga ko mu gisirikare cya Congo FARDC, iki gisirikare kirimo abakoze jenoside mu Rwanda. Leta ya Congo yarabihakanye, ariko marazima ko uyu munsi byigaragaje umuntu uri ku rwego nk'uru rwa FDLR wazanye n'abandi basirikari yambaye by'umwihariko teni ya FARDC nshyashya yinjira ku butaka bw'u Rwanda. Ngira ngo umuvugizi cyangwa se uyoboye batayo 509 mu gisirikari cy'u Rwanda hariya mu ntara y'uburengerazuba mu turere twa Nyabihu na Rubavu niwe agiye kumwakira ku mupaka munini wa Grande Barriere, umupaka uzwi nka La Corniche. Uyu rero akaba yakiriye nyine ba FDLR. Cyakora hari abantu bari kwibaza ngo niki kiza gukurikiraho nyuma y'ibyo byose. Abantu batibaza ko u Rwanda ruzakomeza gutanga ubutabera mvuga ni abagize uruhare mu gukora ibyaha bya jenoside bo bazakurikiranwa uko byagenda kose, bazakurikiranwa. Byanavuzwe ko baza gucekingwa cyangwa se gushaka amakuru ya buri umwe ku winjiye uyu munsi, abagize uruhare muri jenoside. Uyu mu Brigadier General ngira ngo ubwo muri 1994 n'umwe mu bahoze bayobora ESO rero ryari ishuri rya gisirikare ry'Ibutare, yari afite peti rya Liyetona. Ni ishuri rya gisirikare ryabaga i Huye. Ubu ngubu hari IPRC ya Huye niho iherereye. Yari umwe rero mu bantu nyine bashinzwe umutwe witwaga niba ari New Forumira. Uyu ni umutwe wa bamwe mu basirikari bo muri FARE bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Bashinze amabariyeri, bica abantu benshi, urumva, yagize uruhare mu rupfu rw'umwamikazi Gicanda. Uyu nguyu ni umwami uzwi mu mateka. Ubwo rero abafite bahuriye n'ibyaha bakoze muri jenoside bo bazakurikiranwa, ariko abandi badafite ibyo bakurikiranwa, ayo ni amakuru mashyashya twongere ku byo twababwiraga. Abataragize ibyaha bakora n'ubundi bo bazajya mu buzima busanzwe, bazajyanwa mu ngando, ubundi bajye mu buzima busanzwe. Jack, ngira ngo hari abenshi mu bakongomani bavuga ko aba bakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda ko batabakeneye, ko atari abazayirwa, atari bene wabo, bakabanga, ndetse ari naho bari kuva no makimbirane yose. Bo wabaha ubuhe butumwa cyangwa se wo bibona utubundi muri rusange? Ibi ngibi nibyo twavuze ya politike mbi. Ababikora navuze ko ababikora ari abantu bafite mu nyungu zabo, kuko ngira ngo izi ni ingaruka zishingiye ku kuba ibihugu by'u Rwanda byarakoronijwe nabi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igakoronizwa nabi, igice kinini cy'ubutaka bw'u Rwanda kikagenda cyomekwa ku gihugu nka Kongo. Hari n'ibindi bihugu byagiye bifata ibice byari by'u Rwanda. Ibyo rero byagize ingaruka, aho ushobora kujya muri Tanzania ukasanga abatanzania uyu munsi bashobora kuba bavuga ikinyarwanda. Ukajya muri Kongo ukasanga igice cy'abakongomani bavuga ikinyarwanda, ukajya i Bugande ni Burundi. Mbese mu bihugu byose cyangwa mu bihugu bigize East African, nk'uko ushobora gusanga umukongomani mu Rwanda, ushobora gusanga umukongomani mu Burundi, ushobora gusanga umukongomani muri Tanzania n'ahandi hose. Izi ni ingaruka z'amateka u Rwanda rwanyuzemo, ari nazo turi kurwana nazo uyu munsi. Kuba
hari abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ntekereza ko batagakwiye kuba baba victime. Ni nayo ntego y'umutwe nka FDR cyangwa se n'indi mitwe tuzi yagiye ivuka muri Kongo irimo nka Twirwaneho igaragaza ko amaraso yabo azameneka ku butaka bwabo. Burya reka nkubwire Blaise igihugu ni igihugu uko byagenda kose. Buriya n'abantu bari muri FDLR nta kindi kintu kibatera ipfunwe, baterwa ipfunwe n'ibyaha bakoze, baterwa ipfunwe no kuba baravuye mu Rwanda bakoze ibyaha, bakoze genocide, bisha abatutsi, kuko aho bari kabone nubwo bameze gute, nubwo babishimye gute, ntibashobora kunezerwa ko ntabwo bari ku butaka bwabo, ntabwo bari ku butaka bwabo, bari iwabo, ntabwo bari iwabo, bari ishyanga. Ni no mpamvu bahora bavuga ngo tuzataha, muzataha binyuze mu zihe nzira, bazataha bashaka kurwana. U Rwanda rwo rwabaye opportunity, rubaha amahirwe, bavuga ati buri munyarwanda wese ushaka gutaha mu gihugu cy'amarembo arafunguye, amarembo arafunguye. Rero icyo navuga, ntabwo urwango rushingiye ku rurimi ntabwo rwagakwiye kuba rubaho. Kwangira umuntu icyo ari cyo, kwangira umuntu icyo ari cyo, njyewe ntabwo uza kunyanga kugira ngo umwuka mpumeka wanjye Nyagasani yamaye ngo wiyongere ku wawe. Ntabwo uza kunyica kugira ngo imyaka nari nsigaje kubaho ku isi iyo myaka Nyagasani yiguye, kuko icyari cyo nuko buri kiremwa cyose kiri kuri iyi si kizapfa, buri muntu wese azapfa, wabyanga wabyemera niko bizagenda. Na cyane cyane ko twabonye ko ugambirira kwica umuntu rimwe na rimwe hari nubwo mutanga gupfa, hari nubwo wagambiriye kukwica gutanga gupfa. Rero ntekereza ko inzangano zishingiye ku rurimi, Abanyafurika niyo mpamvu duhora dusuzugurwa buri munsi, twagakwiye kuba dutekereza ngo izi zangano ubundi zaturutse hehe. Izi nzangano zaturutse hehe? Mbaze nkubaze, niba abazungu baraje bagakata umupaka, umuntu ari kavukira ahantu avuga ururimi rw'ikinyarwanda, undi muntu agakora ibyaha akoze ko akurikiranwa n'igihugu n'u Rwanda, akagenda akavuga ati uyu muntu nyamara uri hano, uyu muntu uri hano ntabwo ari umukongomani, ni umunyarwanda, ni umunyarwanda. Ariko uyu munsi ikintu gitangaje, sinzi n'impamvu nka leta ya Kongo ibyo bintu ibishyira ku ruhande, nibifata nk'ikintu gishobora kuba ireberaho ko kiri guteranya abantu, kiri gutuma abantu benshi amaraso yabo ameneka. Uyu munsi muri FARDC harimo abajenerali bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kitanavangiye. Intambara rero y'ururimi ndagira ngo mubwize ukuri, nta kintu ishobora gukora, nta kintu ishobora kutugezaho, urumva, nta kintu ishobora kugeza ku Banyarwanda, nta kintu ishobora kugeza ku Bakongomani. Abantu ntabwo bagakwiye kuba bapfa ururimi, ntabwo umuntu yagakwiye kuba azizwe uko yaremwe. Nibyo nakubwiye, ufite igihe cyanjye cyo kubaho, ufite igihe cyawe cyo kubaho, ibyo rero ngira ngo nawe ari ukwiye kuba yabiziza undi. Ubutumwa ngira ngo nubwo ngubwo nagira ngo nkubaze, kereka wenda aricyo ushaka kongeraho mu by'ukuri, ariko nagira ngo ubwo tumare n'amatsika abantu, ngira ngo bari no kubibona muri background, abana bariga muri Ecole Zaïroise ni hano Igikondo. Wenda nubishobora uzadutembereza naho Kanzayire uhakorere, we wagira n'abantu nka batatu wenda wanavugisha baze se life imeze gute. Ibyo byose biratuma societe nyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, Iris TV rebwa n'abantu batandukanye, audience nini iba hanze no mu Rwanda irahari, ariko buriya abantu benshi cyane baba hanze. Navuga ko nubundi baba badukurikira, nzi na benshi badukunda batari abanyarwanda ariko ari inshuti z'u Rwanda. Ubwo rero bizagenda bigaragaza ko nubundi n'u Burundi nabwo nta kibazo dufitanye nabwo. Ubwo uzagera igihe ube wajya kuri embassy y'u Burundi mu Rwanda, nabo tubasure, se akazi karakorwa, n'urujya n'uruza rw'abantu bashaka service barazibona, ndetse unaganirize. Ubwo ndagira ngo East Africa yose tuyogoge, cyane cyane bya bihugu bishaka guharabika u Rwanda, bishaka kugira ngo u Rwanda rugaragare nkaho rufite ikibazo muri East Africa. Hari umuhanzi waririmbye ngo ibanga abanyarwanda tugendana abanyamahanga buriya ryarabayobeshye.
impamvu mu by'ukuri ngira ngo tugana ku musozo w'iki kiganiro cy'uyu munsi kwari ukumara impungenge abatekereza ko umutekano w'u Rwanda utameze neza, abatekereza ko abanyarwanda badashobora kugira ubwisanzure, abatekereza ko abanyamahanga badafite ubwisanzure bwabo. Ngira ngo nk'abakongomani bize kuri ino shuri barahari benshi baba ku mugabane wa Amerika, baba mu Burayi, bamwe bakurikira nyine na IBC TV, baba nahakumbuye. Ngira ngo uko babona amateka y'uyu muhanda ubwawo, amabuye yari ari hano, uyu munsi hari kaburimbo. Kubona leta y'u Rwanda yaravuze ngo iri shuri ni ishuri ry'abakongomani ariko reka tubashyire igikorwa remezo. Ubu nta mwana ukigenda asetara mu mabuye. Kuba naje ahangaha rwari mu rwego mu by'ukuri rwo kwerekana realite cyangwa se kugaragaza icyo benshi bavuga, icyo benshi bibaza ku mutekano w'abakongomani, aho leta ya Kongo igenda icengeza amatwara igaragaza ko umukongomani uri mu Rwanda n'undi ameze nk'imfungwa atabayeho neza. Ariko mu by'ukuri navuze ngo ntabwo umuntu yaba atabayeho neza ngo yambare uniforme nziza nk'iyi ngiyi, abana bajye ku ishuri, ikigo nk'iki ngiki kimeze neza gifite green, idarapo rya Kongo mu gihe ririmo mu gihe amadarapo y'u Rwanda muri Kongo bamaze kuyamanura, bamaze kuyatwika. Urumva gutwika idarapo ry'agiye igihugu butwitse bene igihugu, butwitse igihugu, kuko ni ikirango, ni ikintu cyubaho. Iyo utinyutse rero ugafata idarapo ry'igihugu ukagitwika, iyo utinyutse ugafata ambasade y'igihugu ukayitwika, ni ikigaragaza urwango abakongomani, ni ikigaragaza ko ufashe n'abarimo wabatwikira, kuko n'ubundi babasanzemo so wageze ngo utekereza ko basigara amahoro. Ntabwo bishoboka. Noneho ikindi, imigambi mibisha y'abakongomani, niba u Rwanda rutanga freedom, amahanga yagakwiye kureba ubudasa bw'abanyarwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abakongomani cyane cyane ndavuga bafite ingengabitekerezo zo kwangisha, kuko ntabwo ari abakongomani bose, kuko nk'umukongomani uri mu Rwanda iyo muganire nta kibazo bafite. Ariko umukongomani uri Kinshasa utazi realite, azi ko umukongomani uri mu Rwanda yagowe, azi ko umukongomani uri mu Rwanda ari imfungwa, azi ko umukongomani uri mu Rwanda adafite ubwisanzure. Impamvu ibi mbivuze, ngira ngo ejo bundi mu ijambo rya Patrick Muyaya, uyu ni umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, yaravuze ngo leta y'u Rwanda, urumva, leta y'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda RDF kiri kurwana muri Kongo, ntabwo yavuze ngo ni umutwe wa M23, yavuze ko iki gisirikare ahantu cyafashe Igoma na Bukavu, abaturage bayo mu iterabwoba, abaturage bameze nk'abafunzwe. Ibyo ngibyo abishyira ku Rwanda, avuga ko u Rwanda ari rwo rwabikoze. Ntabwo rero sinekereza ko RDF Patrick Muyaya avuga cyangwa se ingabo z'u Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda bajya gufata abaturage bo mu mujyi wa Bukavu, bajya gufata abaturage bo mu mujyi wa Goma ngo babafungirane, hanyuma tuze ahangaha mu Rwanda tugaruke hano i Kigali. Ese turajya gufunga iby'i Bukavu, kuki tutabanje ngo dufunge iby'i Kigali? Ntabwo bishoboka. Niba twafunze i Bukavu, niba twafunze Goma, twagakwiye kuba tunahera hano i Kigali, twagakwiye kuba dufunga kino kigo, twagakwiye kuba tuvuga ngo idarapo rya Kongo ni mu manure nk'uko nabo babikoze, cyangwa embassy zifunge. Ariko uyu munsi zirakora, akazi karakomeye. Akazi karakomeye. Service umukongomani uri mu Rwanda arayibona, nta kibazo na kimwe ashobora kugira. Ubwo rero nekereza ko abafite imyumvire nk'iyo ngiyo ishaje, nekereza ko umwanya nk'uyu nguyu tubonye ni umwanya mwiza, ni umwanya wo gusobanurira abakurikiye IBC TV ko mu Rwanda ari amahoro, mu Rwanda abantu bagenda, mu Rwanda ni umutekano. Ngira ngo igihe cyose tumaze ahangaha nta gisaso twigeze twumva bitandukanye nuko tubyumva mu bindi bihugu bishaka guhungabanya umutekano w'abanyarwanda n'abakomeje guharabika u Rwanda. Nagira ngo ibi bintu tujye tubikora buri gihe, tugaragaze ukuri. Ndagira ngo arya babyita gusasa inzobe, dushyire ukuri hasi, ikinyoma cy'abanga u Rwanda baruharabika kigende gicika muri societe tubamo buri munsi. Ubwo ndavuga bamwe comments nyinshi urazibona zo gusenya, ariko ndagira ngo ibi bintu utugeragereza, utugerere, utubwira aho turi bukorere kugira tugende ducimaka. U Rwanda rwo ruzakomeza kubaka uko byagenda kose, ntabwo u Rwanda ruzasenya, kandi u Rwanda n'abanyarwanda na politike nziza y'u Rwanda, ngira ngo abanyarwanda dutegetswe kubanira abandi baturarwanda bose. Ndavuga iyo mvuze abaturarwanda, ni umunyarwanda
n'undi utari umunyarwanda ubwo n'abanyamahanga bari ku butaka bw'u Rwanda dutegetswe kubabanira neza muri za ndangagaciro z'umuco w'abanyarwanda. Jack ndagushimiye cyane kandi ikaze rwose kuri Iris TV, ubwo ndizera ko bizakomeza kugenda neza. Reka rero dushimire nyine abari badukurikiye bose, nyine ibyo twaberekaga nibijyanye n'ubuzima cyangwa se imibereho kijyanye n'umutekano. Benshi bibazaga kuri iri shuri riherereye mu murenge wa Kigarama mu karere ka Kicukiro, benshi bibazaga ngo se abakongomani bari mu Rwanda bariga. Iri shuri ryashinzwe mu myaka ya za 80, ubu ngubu umutekano ni wose, abanyarwanda bariga, serivisi bashobora gukenera zose nk'uko undi munyarwanda wese yazihabwa, n'abakongomani rero nta mpungenge bakwiye kugira, barazihabwa. Nk'uko rero ngira ngo twabivuze nyine mu kiganiro gitandukanye tuvuga ku makuru n'ibijyanye n'umutekano, icyo abakongomani bari mu mahanga bibaza ku bikorwa byabo hano mu Rwanda, twaganiriye kuri ino shuri. Iki ni kimwe mu bikorwa by'abakongomani byubatswe ku butaka bw'u Rwanda, kandi abakongomani baracyabikoresha nk'ibikorwa byabo. Mu gihe muri Kongo ho ibikorwa by'abanyarwanda, ambasade y'abanyarwanda yatwitswe, amadarapo y'abanyarwanda yaratwitwa, umukongomani mu Rwanda nk'umutangabuhamya abayeho gutse. Murakoze cyane. Twanuzunimana Jean Claude. Gendebye ko natanga ubuhamya mu Rwanda n'amahoro. Ibigo by'amashuri byabo birakora neza. Bafite amasaro de coiffure impande n'impande barakora neza. Bafite n'abakiriye utubari twinshi, ari natwo biyitira twabo, twese tunyweramwo nabo bakangura iwacu nta kibazo. Twe tubanye neza pe. Ugeranije nuko twe tubyumva hanze ko bikurikirana nuko babivuga. Ahubwo twego tubanye neza, ibigo by'amashuri bariga, mu mihanda baratambuka, abenshi n'abataximeni baragenda nta kibazo. Ubona ko nta kibazo pe. Amasado kwa filime menshi abakongomani bakoramo. Kandi abakiriye b'abanyarwanda barabasura, bakoresha iwabo. Mbega imirimo yabo iragenda nkuko wagira ngo bari iwabo. Nta kibazo dufite pe. Nk'umunyarwanda rero iyo wumvishe ibikorwa, iyo wumvishe ibikorwa abakongomani bakora by'urugomo ku banyarwanda baba muri Kongo, gutwika ambasade, gutwika amabendera y'u Rwanda, ariko twebwe umukongomani akaba abayeho mu mahoro, ni iki wabwira abakongomani cyangwa se wumva ni irihe somo abakongomani bakwiye kwigira ku Rwanda? Isomo abakongomani kwigira Rwanda nuko twebwe mu gihe uno munsi abacu bari guhohoterwa muri Kongo, twebwe inunga iwacu bo babayeho amahoro. Isomo bakoze kumva rero nuko nabo bagombye kumenya indangagaciro y'umuturage ko atagombye kurengana ibya politiki atanabirimo. Agakora akazi kiwe neza, imirimo ikagenda neza, umutekano ukarindwa. Nkuko nabo ino tutita ku biri kubi wabo ngo tubibakorere. Ko twe tubakira neza nk'abavandimwe. Yego. Ese nawe wemeranya n'abavuga ko intambara ari cyo kintu gishobora kuba cyarangiza ibibazo? Oya. Namba cyo kibazo. Sicyo cyarangiza ikibazo, icyarangiza ikibazo nuko bagira umutekano tukaganira twese tugahana amahoro. Hanyuma bize politiki bakayikurikirana bakareba aho bipfira bakabikosora, ariko abaturage ntibirenganiremo. Yego. Hanyuma tugende noneho kuri no shuri, iri shuri ni shuri maze imyaka myinshi rishinzwe. Ikibazo cy'umutekano wigeze umva ahangaha? Ayo wacu n'umutekano, umwana ariga agatana amahoro, abatana imodoka, abatana amaguru bose bagira mu rw'amahoro. Mu nzira baganira igikongomani tukabyumva nta cyo dutwaye, n'abana bacu n'abashiti bacu ni ba petit frère. Ngaho rero mari mungenge abakongomani batari ku butaka bw'u Rwanda, abari ku butaka bw'u Rwanda bo babayeho mu munezero nta kibazo, ariko hari abari muri Amerika, hari nabize muri iri shuri, hari bari ku migabane itandukanye yose, ndetse n'abakongomani ubwo bari muri Kongo bamari mungenge. Ngiye cyo nababwira pe, abakongomani tuye ku butaka bw'u Rwanda bumve nabo batuje, bumva amahoro. Abana babo cyangwa se abashiti babo cyangwa ababyeyi babo bari naha babaye amahoro pe. Mu tubari barisanzuye, mu bikorwa barisanzuye, mu bigo by'amashuri barisanzuye, n'ahandi bigisha batandukanye nta wabirukanye ku kazi. Babayeho neza pe. Nk'abaturage bacu twese. Reka rero tugushimire cyane, urakoze kubwo umwanya mwiza uduhaye wo gusobanurira abari badukurikira cyangwa se abadukurikira ku bijyanye n'imibereho n'umutekano w'abakongomani. Ikibazo kimaze iminsi kivuga ko u Rwanda na Kongo bitabanye neza, ariko tubwire abadukurikiye n'abatekereza ko umukongomani abayeho nabi mu Rwanda, atari ko kuri umukongomani abayeho nk'uko undi munyamahanga wese abayeho nk'uko umunyarwanda wese abayeho. Murakoze cyane.